Yes, ikaze kuri wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Mbonera kukwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane aho uri hose mu bice bitandukanye by'isi. Amahoro y'Imana abane namwe kandi ibyo ukora byose bikomeze kukugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu kwa mbere turi ku itariki ya 27 ukwezi n'ukwa 10 umwaka nawo ni 2025. Nyemerera turebere hamwe ibyo amakuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali, ndetse akakomeza kugenda hanavugisha abaturage batari bakeya. Nyemerera turebere hamwe ibyo aya makuru nyakuvire imuzi n'imuzingo, ndetse urava hano usobanukiwe gatanu kuri gatanu. Nyemerera unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Urasabwa kuba wafungura ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, byaba byiza ukanafungura n'inzogera kugira ngo urusheho kugenda uduhereza ikaze mu makuru ndetse n'ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Ni wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe ngo hereje ikaze, kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane, kandi ibyo ukora byose bikomeze kukugendekera neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Nk'uko natangiye mbabwira, ni hano mu mujyi wa Kigali aho hamaze kuba habera amahano akomeye cyane se cyangwa nk'ibitangaza ku bundi buryo niko twabyita, ariko nje ndakeka yuko ashobora kuba ari ibintu bitari byiza habe na gatoya, dore ko ari amadayimoni akomeje kugenda yakwigaragaza ku buryo bukomeye cyane ku manywa nyaruhanga, aho umumotari wa mbere bamaze kuba bamuhindura inzoka bitewe n'uko yitambikaga ngo arebe ibi bintu bikomeje kugenda bibera hano mu mujyi wa Kigali. N'ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo ahasanzwe habera ubucuruzi ndetse n'ubutwazi bw'abantu n'ibintu, hakomeje kugenda hagaragara ibitangaza bikomeye cyane, aho hakomeje kugenda hagaragara ibintu bisa nkaho ari amabara cyangwa se ari ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo ibya makuru mbashe kuba nakwereka ndetse nanakubwire uko byaje kuba byatangira ndetse nuko byaje kuba byarangira kugeza amagingo ya rero. Reka mbanze mpereza ikaze wowe ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba wanyemereye ukampereza ikaze bicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Uri umuntu w'agaciro kandi uri n'umuntu w'umugabo, nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane, kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nguhereze ikaze mu yindi nkuru ikomeye cyane kandi ikomeje kugenda ariko bice bigacika, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, nuko ya madayimoni yakomeje kugenda agaruka mu buryo bukomeye cyane, agenda yakigaragaza ku manywa nyaruhanga, aho idayimoni ya mbere yaje kuba igaragara mu gice cy'inzoka cyangwa se mu gice cy'umuntu. Ni ibice bibiri bigiye bitandukanye yaje kuba yakigaragazamo. Aya ni amakuru akomeye cyane rero tugiye kuba twabagezaho mu buryo burambuye, aho usabwa kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe byonyine. Urasabwa kuba wareba ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe ukahafungura, cyangwa se ukanareba niba waramaze kuba wafungura ibuto ya subscribe kugira ngo uhereze ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Niba wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe ngo haye ikaze, kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane, kandi ibyo ukora byose bikomeze kugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Nk'uko natangiye bibabwira, hazwi nk'ikibaho hamaze kuba hagaragara ibitangazo bikomeye cyane, aho abakristo bari bagiye kuba bafatirayo amashengesho akomeye cyane, aho bizwi ko hari igihe kigera abantu bagafata umunsi cyangwa se bagafata igihe kingana n'icyumweru cyangwa se n'igihe runaka, bakajya gukora amasengesho agiye atandukanye bitewe n'icyo umuntu aba agamije. Ubwo bari mu masengesho nibwo umwami n'umukiza cyangwa se Yesu Kristo yaje kuba yabigaragariza mu shusho ikomeye cyane. Hari abavuga ko bagiye bumva mu myuka zabo cyangwa se mu mibiri yabo agenda babwira amagambo akomeye cyane, babihuza nuko hari ukuntu bagenda basenga bakerekwa nk'uko abantu bajya berekwa basanzwe basenga mu buryo bukomeye cyane. Yababwiye ko ari igihe gito cyangwa se iminsi mikeya basigaje kuba bakitahira iwabo mu ijuru. Ni amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda hatigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko hari n'abo hanze aho bakomeje kugenda babitsindaho ibi bintu cyane. Nyemerera umpereze umwanya nanjye nguhereze ikaze nkunyurire muri aya makuru ngusobanurire gatanu kuri gatanu, turebere hamwe akantu ku kandi, turebere hamwe amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda agarukwaho n'abaturage ndetse n'ibyo bakomeje kugenda batangaza mu buryo bukomeye cyane. Andi makuru kandi ni uko hano mu mujyi wa Kigali hakomeje kugenda hagaragara amadayimoni kenshi cyane yakomeje kugenda yigaragaza ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, aho ku manywa nyaruhanga amadayimoni yagiye akitambika abaturage mu muhanda hagati, akaba yateza akaduruvayo, dore ko hamaze amasaha agera kuri 3 amamodoka atagenda ndetse n'amamodoka muri rusange, aho amadayimoni yari amaze kuba yafunga umuhanda uzwi nka hano kuri gare ya Nyabugogo
ngo byari ibintu biteye ubwoba cyane, dore ko polisi y'igihugu cy'u Rwanda nayo yamaze kuba yagiramo ubwoba, ikaza kuba yahagarika ibinyabiziga kugira ngo barebe ko bateza umutekano, ko byari bimaze kuba byagaragara ko aya madayimoni yamaze kuba yateza umutekano muke muri rusange. Nkuko natangiye mbibabwira, reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota, ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Niba wamaze kuyifungura, nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane kandi ibyo ukora byose bikomeze kugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Nyemerera umpereze ikaze nanjye nguhereze umwanya muri aya makuru arambuye tugiye kuba twarebera hamwe, akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikaze.